murakaza neza nanone kuri Fiston Empire and Really Talk Rwanda channel. Bibutsa ko hano hantu hambere haca amakuru adasanzwe hirya no hino mu mihanda n'abantu badasanzwe. Uyu munsi kumwe n'umujene hano imbere yacu bro. Nyice kuba nkoza kantu turi kumwe nago bakuze bakwitande. Njya amazina yanjye baranyita ni Mugabe Bonere. Ako ndagira ngo gose tugiye kuganira ariko wirengagize ko no hari kamera yawe cyangwa se undi muntu wo kumva siko tuganire nk'abantu nyine siko ndabyuje ngo tubizi ese ubundi imbere ya byose uri kavukiye mu mujyi wa Kigali. Oya ngiye nuruka aho bita muri Nyagatare ka Nyagatare. Haya baramubwira ko bakwitande banyita Mugabe Bonere. So ubundi umuntu bita Bonere mu busanzwe ni muntu ki? Ubusanzwe Mugabe Bonere ni muntu ki? Bonere yego so twavuga ko ari ikirango. Ntumwire ko utize ntago uzi icyo uri cyo. Ndakiza ariko hari igihe umuntu agera akasa nk'ukibagirwa. Wenda ikintu uzi ntabwo ugomba kukibagirwa ariko kigomba kuza ukakibagirwa. Bigomba gucamo ukakibagirwa. Hako kobe kose ntabwo ari ikintu kiguheramo. Ndabona ese undi Mugabe Bonere usanzwe ukora iki? Twahuriye mu nzira nkuko twari twapanze aho twarahuye bati umuhungu tuzaganire umuntu ushumiyanye twahuje bitunguranye tukamenyana. Usanzwe ukora iki? Ngiye ibintu nkora nikorera dehati hari mu Rugando ku kigo cy'amashuri nyene. Hariho hoteli hari nyene niho nkorera tu. So bone utetse gutinda ku bintu ubundi ngo ndabizi kano kanya bari kureba video yanjye ashaka ko harimo abantu bagukunze. Waba uri single cyangwa se recoupled? Yewe se ntabwo ndi single kabisa. Ntabwo uri single? Ibyo bisobanuye ko utari n'imanzi. Ntabwo ndi imanzi. Urabyaruye ku mugaragaro. Bataye umanzi se kwisa wabona imanzi kibora? Ntabwo mbizi. Neze bataye umanzi ufite imyaka ingahe? Bataye umanzi ufite imyaka ingahe? Ubumanzi nabutaye mfite nk'imyaka nka 19. 19. Waruzi ubwenge birumvikana. Nzi ubwenge nzi nuko bigenda ibyo byose. Warebye inyigisho wafashe inyigisho zihagije. Inyigisho ni narayifashe rwose abatipe hariya Nyagatare barakwigisha ngo cyaze. Ese pa uko biri kose mbere kujya kugerageza ibyo bintu ashobora kuba amakuru ugeze kubwirwaho yabyo waje gusanga bidahura cyangwa gusanga barakubeshye. Bira bintu shabira bintu nyine to wenda uruhande rumwe biba byiza bigahura n'uburyo ubishakamo ariko urundi ruhande ntabwo biba byiza. Twese ni ikihe kintu wasanze iyo wari warabeshywe hariya utaragerayo? Hari barimo ibintu byinshi byishemo. Hari ibintu byinshi byishemo. Nk'ikintu wabeshywe ukajya bwatakosha abantu n'abagome baba batwanga ugasanga kiratandukanye. Ntabwo bakubeshya. Wese ntabwo urabyemera bino. Wapingiye mbere ukanyira umwana unanabyibagiwe. Kiri umwana. Unanabyibagiwe. Shabira bintu tu se nakubwira ngo iki. Nta kintu cyo kibeshye cyo. Okay, twese kujya kure. Mbere utarabigerageza hari ukuntu wiyumvuga n'ujye rero uzabikubasha. Uko niko byagenze. Ntabwo ariko byagenda ukibijyamo ko. Ariko nyine uko utarabibakoraho uko wumva uzabikora n'ujya kubikora. Niko wabikoze. Ntabwo ariko wabikora kubera aribwo nyine wivuga ngo ntabwo ariko wabikora. Wowe uvuga ubwawe niko wabikoze. Ntabwo ariko nabikoze. Ibyiza nuko bitekerezaga cyane. Ibyiza ngiye numvaga wenda iyo ubikoze hari ugasa nyine nk'ugira gukina gutya wumva ko ibyiza ari uko wabitekerezaga. Iyo byinjiyemo wumva nta kintu kirimo. Bivuze ngo mbere wumvaga ubitekerezo bumva ko ari ibintu byatanje ugomba kwinjiramo y'abantu ukabisaza ariko iyo ukibyinjiramo ari igihe unayobora nabi. Igihe unayobora nabi ugasanga ese ubundi bwa mbere urabyumvishe ariko iyo ubundi kubera nabikoze ari ubwa mbere nabikoze nk'inshuro imwe yonyine. Rero kubera ari nk'inshuro imwe ntabwo bavuga ngo warabikoze nk'uko biba bisabwa mbega ngo bikore byatanje. Ariko wigeze uko toramo se? Wigeze uko tora? Nkotora? Shawa ko tora tu. Nyine hoya wibara ku bandi we tukuganira ubwawe.
ugeze ukotora ngiye nkotora muri izo gahunda igihe wagiye iyo nshuro nyine wagiriye yo bwa mbere aya ntabwo nigize nkotora ubizi ute wenda ariko ntabwo izo nshuro icyo gihe ntabwo nakotoye ariko ndumva ko hari igihe nsa nk'uwari ugiye kongera kubigerageza ndakotora byagenze ute rero narakotoye byatanje iwana ubundi ikintu cya mbere ngiye ninye ngiye biriya biporo iwana ase reka nkubaze akabazo kamwe nareba ndakumva ni ukubera iki ababera nyine bambara biriya ngo nimba ari imishumi biba bifashe mu nda amashanga ngo ntabwo ni amashanga biba biporo babifatira babyamberera iki njyewe mba nkeka ko njyewe nari nzi ko abantu bose babyambara ari indaya ariko amakuru yaje gufata ku mihanda motari yamaye motari w'umugore ariko mabure oya pana maburine ubwo ni maburine yamaye yambwiye ngo bibaye umuntu ngo ushobora kubafasha ngo iyo bari kurya akakabyiga gahita arekera nimba ari umutako ariko waza nko kubambara amaherena wenda njye zira boro nabasa naje gusanga ajya ngo n'izindaya ahubwo kubera iki bero ntabwo abyambara utari indaya ushingiye ku ki ko biba bitsimbye abitsimbye wenda kari akenda k'imbere kari akenda k'imbere ni nk'akentu ko kwambara akenda k'imbere nese oya hari na uzacunge neza hari umuntu ubyambara sura ukuntu abakobwa bambara utuntu tukagarukira nkanga gutya hari igihe noneho dusigara hano gisigara gihagazeho ese ubwo kaba gahishe nkuko wakambara iherena ubwo bakambara iherena wowe byumva ute zira boro ndagaswe ni danje iwana ariko uri kunjyana kure mujyana kure guteze nakubajije icyo gihe wagerageje bambwiye ko igihe ugeze gukotora byari byagenze ute igihe nigije use ni ngombwa ngo ibintu bivuge kuri kamera nabwiye twiwe kamera ntabwo ihari kano kamera ntayihari tuganira njye nawe uzi zira boro nsa nkaho nigize gusa nk'uzinjiramo nyine bwa nyuma nyine mbere ariko icyo gihe ntabwo ibyo bintu n'ubundi kubera narabikoreza icuro rimwe n'ubundi ugiye gusanga ugasanga natabizi neza rero nigize kujya kuvuga ati ngo reka mfate njye nari ndyamye umunsi umwe ngiye kumva numva umukobwa arampamagaye nyine ngo azansure amubwira ngo it's okay ngo vayo nta kibazo ndamureka araza tu akigera aho nyine muri ghetto njye bageto akigeramo turaganira abizi nyine abajeni hari ukuntu bateka ariko njye ntabwo nigize neka nta nubwo ibyo bintu mbifite muri gahunda ahubwo nyine ni kwa kundi nyine uza nyine utanateguje umuntu ngo biragenda gutya akigera mu rugo aho nari nicaye njye nari ndyamye nyine bwari bisa nkaho bukiri nko mu gitondo wenda nko mu ma saa tanu aho ngaho niba bukiri mu gitondo mubera araje turaganira nk'icyo kibabaje turakomeza turaganira noneho ikintu cyakurikiyeho nyine byarangiye dusa nkaho tugiye kubyinjiramo nyine ibyo gahunda turiyambura nk'ibisanzwe wana bibura uca abana ndabyumva ariko mubwize ukuri ikintu cyaje kugorana muri ibyo ngewe sinzi ukuntu muri ngewe meze iyo mbonye ziriya boro ngo ni ishanga ziriya boro baba bambaye hano mani nimba nararwaye ariko sinarwaye ndi muzima ngewe nkikibikora gutyo nkigitangiye kwa kundi usa nkaho utangiye kubyinjiramo neza nkigikozaho imitwe y'intoki numva cya kintu nicyo mbanje gukoraho ishanga bro ariko ntabwo nari ngiye gukorera aho ndakeka nari nambaye agakingirizo tunatinya kukakubwira ari na byiza ariko leta bidushishikariza tudukoze udukingirizo kandi ni byiza pe ariko nkigikozaho imitwe y'intoki bro nese numva neza byanze ndavuga ati ngo iki kintu wambaye ni igiki nese maze iki kintu wambaye ni igiki numva barabanza aranyihorera nyine ndamubaza ngo iki kintu wambaye ni igiki avuga ati ngo ibi ngibi ni ibisanzwe ngo umuntu wese ngo byambara ngo abenshi babyambara mu nda ndavuga ngo ibi bintu ngo wajya ni iby'inda cyangwa usanzwe uri indaya mbona umubera arandeba nabi byatanje turabyihorera nsa nk'ujya kongera kubyinjiramo nyine ndongera ngarura nshaka akamudu nyine arongera nkoroho nyine akamudu karagaruka nanone nkigikoraho nino hari ukuntu ukora hasi gutya ku myanya y'ibanga ye ewana kumva biranze noneho nkigikora numva nawe kitambitseho kugira ngo ubanze gukora arabanza igihigikeho ishanga cyagezeho naho se niho nijyabagiriyo mani bro nese ubwo yarije ariko umukobwa nimba yari indaya nanjye mbanza yaranyinshiriye sinzi nimba ariko mani mbanza witeka rero washatse kumanuka kugira ngo izira boro natazazinjiramo
Jesse nakuye kagakingiza nagiye kumva numva kivanyemo urumva uvuze ngo mu grafre yahise aryama ese asubira mu gikari grafre wanjye se iryamira ajya asubira mu gikari avuga ati ibitotsi biramwisha anjye ajya kuryama zambaraga na imiti zose ndazibura burundu kubera akantu kamwe ishanga kubera ishanga bro ngiye kuyikora nkumva ngize ubwoba nkumva sinshaka kubikora yambaye kiriya wowe ukiriho harimo akandi kantu ntabwo ari kuvuga ngo nuko ari indaya aho harimo wowe ushitira kujya ko harimo n'ibirozi aya wenda kubera njyari n'ubwa mbere nayo nsa nk'ugiye ku bantu hari ubwo nimbyinjiyemo kugira ngo njye ku mukobwa umeze nka kuri yambaye birayiboro wa mbere twabikoranye wowe nabikoranye nayo bwa mbere ntabwo biranarambye kuko twe tukiri n'abanyeshuri mwarakundanaga so ubwo rero uwo nguwo mwahuriye imihanda ni Kigali inama nabizi abakobwa ba Kigali ni nasumbye ariko sine nimuhamagaye yarasa nkaje kunsura nyine tu ni kuvuga ngo iyo boro nyikikoraho gutya ewana grafre yese yiryamira birangiye mugiye kumva numva kaboro kivanyemo ndabese cyane ibibazo man nari baje ese ungu barandroze ndarwaye byagenze nyine nanjye birancanga cyane ubwo mukobwa ntabwo yagututse oya ntabwo yanutse ahubwo ngiye kuntu byagenze namubwiye ngo ntabwo nyikibikoze ariko ikintu cyambabaje cyane n'isoni muri byo ni ukuntu nagiye kubona ngabona yiyambuye namwambuye none akiyambika nta n'ikintu gahunda twinjiyemo bro ndamubwira ngo kanze ngurebera hanze nimba n'abantu bahari urumva mu gipangu niberamo hajya barimo abajeni barimo gucakaramo abakobwa twose mbona nta muntu uhari nk'igikingo urugi gutya yahise anyura mu kwa gutya yigendera ahita aca aragenda kuko ni nasize asoje kwambara mbese ujya unywa inzoga ibintu bigendanye n'inzoga ntabwo mbinywa mani ntabwo unywa inzoga ntabwo inzoga njya nzinywa kubera iki tuganda nazanga cyane aho unywa itabi si ubu umuntu yaba atanywa inzoga akanywa itabi koko babaho da ntabwo nanywa itabi mani nta kimwe ugeze ugerageza se reka kuba wamenya ubwenge n'inzoga sindayigerageza kuba wamenya ubwenge kuba namenya ubwenge ariko grafre wanjye yasa nkaho yari agiye kuyingurira tu grafre wanjye yigize gusa nk'unsohokanye nyikiwa Nyagatare nyine tukigerayo abona ibintu byo kunywa nanywaga za nuza za panashi arambwira ngo panashi ngo unywa panashi mani ngo nunywa panashi ndahita nkusohora nutahe nyano haga hoteli nyine grafre nyine yari umuntu wigiriye ibiceri cyane ari umwana mwiza cyane arangije aravuga ngo ninkomeza kunywa panashi leta nsohora ngende nari najyanye n'umugore we nyine we yari avuye mu kazi turahura nyine we ni umuntu wari aho nyine ukunda gusabana cyane arangije kuri kumuvuga nkaho atagihari kuri kumuvuga nkaho atagihari grafre yanjye nyine byaje kurangira nyine yigendeye nyine tu aripfira ariko byarambabaje cyane wallahi ndabyumva ibintu birababaza mani kubura grafre wari wagufashaga cyane Yohana abari ibisazi mani ntabwo imitwaro ite kubaho myinshi abantu bose bafite ba grafre babacitse tu bihangane pe nanjye biba byarambayeho ariko nyine wana ni wa muntu ubu ufata ku ruhande nk'umuntu Yohana ukomeye cyane wari umubyeyi wa gatatu ubundi buriya grafre wanjye naramwemeraga cyane twe turi n'amashumi cyane ariko ahita kuza kwigenda nyine icyo gihe nsohokana nibwo yashatse kumeza kuri nzoga ngo bita rufuro nyine zazipfundikiye byeri za byeri avuga ati ngo byeri sinayishobora n'ikinkoho ubwo muri njye mu kunywa inzoga iki cyatumye natanywa inzoga cyane iyo nyweye ikintu cyose nkwe muri njye yabisabwa ko ngo tomera buriya na fanta kuyikubita mu karahure gusuka mu karahure abisanga ngo tomere ninumva amazi ntabwo nanjye nagende nko gake kandi ikintu naje kwibonaho nko fanta nyine njye sinzi ikibazo ngira umutwe wanjye uzungerera vuba niyo nyweye fanta buya cyangwa ubushera uri busherwa ntabwo nabwo sinabumwe ariko fanta iyo nyinyweye hari n'ukuntu tuba turi nk'ahantu twasohotse nk'ahantu nyine twagiye kuryoshya waba ugifata nawe nyikinywa fanta njye nkakwitamo nk'udufata nka dutatu nawe nyikitumara nkahita nangira kugira ibyishimo by'abandi kuruta ibirenze iby'abandi banywa inzoga
kwiki nasara ukagira ngo ngira ngo inzoga kandi njye ntabwo inzoga nigizemo wallahi uwo munsi byagenze ute rero uwo munsi wansokana kujya kunywa byeri bwa mbere byeri nyine nabaye nyikinywa numva irashari wari gutumiye oya naranyweye ayasuka mu kirahure nyikinywaho kubera mu kunywa ndamuga ngo ngemenyere kugotomera nanyweye bwa mbere numva irashariye ubwa se iyi inzoga ko numve ishariye mani ngo nimwenyere akangaka karyoshye ahita ambwira ngo nukanywa imitobyo mani ngo kandi uri umujene mai ndavuga ngo ariko mani fanta buriya nicyo kintu kizima njye nibonera izo z'abarokore nubwo ngiye natajya nkunda gusenga ariko fanta niyo nkwana nkumva ndanyuzwe inzoga nyine byarangiye nyimusubije ari kumwe n'umugore niwe wahise yinywera hano ahita avuga ati ngo muzane za panashe ngo mpita naho kapanashe niyo ngiye kugura ikintu byangiyemo ni panashe mpita nigurira ndabyumva none se niba wenda bishoboka tutabana kubangamira ubuzima bwawe nashatse kubyinjiramo cyane nashatse kubangamira kuko ubangamira no kwinjira mu buzima bwawe niba bishoboka watubwira icyo girlfriend wawe wenda yaba cyarazize cyangwa se ko byaba byagenze nyine kugira ngo bya girlfriend byo bari birebire kabisa nyine tu niko kundi wumva wifitiye umuvandimwe ku ruhande ugufasha ari nawe wa muntu urebereye umuryango wawe cyane ariko mane birababaza cyane tu kubura umuntu nka girlfriend wawe cyane njye nagiye nyine ndi na Kigali numva ngo baramufunze nyine yakundaga gukora utuntu nyine tw'uduforoderi nyine asa nk'ufotora ariko aza kuza kubivamo baramukajije nyine aza kuza kubivamo ahita yishingira ibye ashinga butike aracuruza iza gukomera cyane noneho gukomera cyane ubwo nyine sinzi ukuntu abantu b'iki gihe basigaye bameze nyine babizi ko Abanyarwanda atari beza noneho hariya za Nyagatare haba hari ibindi Nyagatare bari ibisazi Nyagatare buriya baragome n'abagome cyane ariko buriya niyo wambwira ngo subira Nyagatare ntabwo nasubira nakemera nkapfira i Kigali byararangiye kuko ubugome bwose naje kubusanga Nyagatare ni abantu b'abanyarugomo cyane ariko nyine girlfriend nibwo narindi nandi mu kazi numva ngo baramufunze hacaho nk'ukwezi bamufunze nangira gupanga nyine na sister ngo tujye kumusura noneho ubwo sinajyayo nyine kujya kumusura nyine ndavuga ati ngo tubipanze igihe cyo kujya kumusura kigeze akazi ndavuga ati ngo ntabwo bikunze ngo kazi bavuze ati ngo ntabwo ngenda ngo bikunde kigene nasabye ofu live nyine yo kujya kuruhuka birangira natagiyeyo noneho ubwo ikintu cyaje gukurikiraho naje kuguma aho ngaho mu kazi ndabyumva girlfriend tutanavugana nene namubonye icuri imwe yonyine twayirukanaga igihe yari yaragiye kungura inzoga gusa njye twayirukanaga ndumva hari n'ubushize yigize kumbwa ngo njye kumusura nabwo njya kumusura nawe njya kumusura muri Nyagatare akaza kuza kwimuka ajya muri Gicumbi musangayo ariko nagiyeyo nsangayo umugore we yari yarashatse umugore afite n'umwana nyine kana kamwe k'agakobwa Igicumbi ako gakobwa nyine ubu ewana mbega n'inkange gasigaye kareberera ubwo rero nibwo nahise mvuga ati ngo girlfriend rero ubwo bigenze gutya ubwo mbona ari guhera muri gereza cyane kubera izo boro zimutayemo ikintu cyatumye bamufunga asa nk'uwa hari ukuntu we yashakaga yari umuntu nyine umva wirekuye kandi atazi ko n'u Rwanda narwo rwari ruri ku maso avuga ati ngo reka ajye kurangura utuntu muri Uganda nyine agiye kurangura Uganda ibyo guforodo yarabivuyemo kuko handi nyine ubuzwi cyane ko forodera na polisi yakunda igahita igufata ariko wabivamo iyo ubwayo yakubona nayo nigufata ko bizi ko wabiretse ko izina ribiba waranditse muri arangije nyine niko kwakujyayo nyine asubirayo sinzi ngo yaje numva umugore yarambwiye ngo yashwanye n'umuntu nyine ahantu yagiye muri Uganda hafi y'umupaka nyine ashwana nabo bapfa amafaranga nimba ari 3,000 barabipfa nyine bagiye nkano mu kabari baranywa bapfa 3,000 n'undi muntu by'amanyarwanda cyangwa by'amanyarwanda by'amanyarwanda bari mu Rwanda cyangwa muri Uganda ni muri Uganda ariko hegereye ku mupaka noneho barangije bararwana mu kurwana nyine barisobanura ikintu kibiteye barasohoka bava mu mupaka baraza nyine baza bashyamirana nyine no mu Rwanda hose bageze basoje kwambuka umupaka banjye bararwana polisi y'u Rwanda ihita bafata amahirwe njye nagize nuko batamufatiye Uganda kuko
Uganda nawe ndari igihe sinzi ngo baba bafite ubugome buruta ubwo mu Rwanda. Nyine baramufunze tungiye kumva ngo bamufunze bongera bamusubizayo baramufunga hashize nk'igihe gito. Ubwo numva mera aramamagaye nyine ngo ari kumva inkuru ngo baramwishe ngo baramurashe. Hari ukuntu babafunga none bagufunga ugashaka gusa nk'ucika nyine bakigufata nyine ako kanya. Yarambwiye ngo bamufashe ndashaka gucika ngo bahita bamurasa, kandi hari umuntu nyine ibyo bintu yarabimenyereye kuko wanamufata ugagacika. Baramufunga nyine tubirarangira bakimujyana. Mbega hari ukuntu bamujyana muri gereza bagashaka nko kukwimura muri gereza. Noneho mu kwimura muri gereza abakeneye kuba yacika nyine ngo nimba yari afite agaporoporo k'ikaramu agafunguza amapingu yari n'umurara sinakubeshya. N'umurara barafunguje amapingu kubera yo yakoraga ibintu by'ubuforoderi nyine burara yarabumenyereye. Afite experience yarabiretse twe tumaje kuba abavandimwe beza bataba kwa kundi nyine uvuga ati ngo ahangaha ni kwa runaka ngo nabagome. Bari abantu beza cyane. Nuko byagenze nyine mu gucika nyine gucyubaza arafungura ngo afungura amapingu. Akiyafungura afungura na mugenzi we. Noneho abarirutse biruka ari babiri abandi barabagumana babimure mu indi gereza. Babagumanye baza kubagumana nyine bo bariruka ari babiri. Noneho polisi nyine we baramufataga akaba ari abasirikare babamufashe. Polisi ye yararekeye baramurambiye. Yarameze nk'umuntu ushaka kutunanira ariko yaramaze nk'igihe yamaze nk'amezi nk'atanu yarabiretse. Arangije ubwo nyine niko bahise umusirikare nyine njya numva ngo aba yemereye kurasa. Niko nyine yahise amurasa. Shamani baramurashe ariko byarambabaje kuko kurasa umuvandimwe wawe kandi uzi ko ari nayo umuntu ucungira mu iki gihe ntabwo ari ibintu byiza mani. Birumvikana ubwo na leta yari mu nshingano zazo. Inshingano zazo ntabwo ibyo bintu ari byiza mani. Kurasa umuntu kandi uzi ko ari n'umunyarwanda ntabwo ari byiza. Kurasa umunyarwanda ubwo se n'ibijya bigenda gutyo buri gihe bakabica gutyo bizagenda ute? Bazashira ariko none bazagabanuka. Bazagabanyuka uburara nyine ibirara bizagabanuka. Ese ibyo bintu ubu ngubu wenda nubwo ndakeka hashize igihe ngo ntago bigihari. Ubwo nyine njye amakuru mfite nuko nyine abantu bose basigaye barabafunze cyane. Ntabwo burara bugihari cyane ariko muri Nyagatare burara ntabwo bwashira. Kavukire zaho zaramaramaje. Indara za danje zamarara. Ariko ikiriho ngo za Nyagatare ubundi mbere abantu bakundaga kwiyororera bafite amafamu n'inka kandi ubu ngubu hasigaye gutugwa cyane. Kandi urumva umuntu wakuze yorora ntabwo mbwira ibyo guhinga. Ntabwo bamubwira ibyo guhinga. Ntabwo yabyumva bashaka bagikeneye iki ubuzima bworoshye. Bakeneye ubuzima bworoshye ariko ntabwo bizakunda. Niyo mpamvu nawe rero bigenda bibagura gutyo. Ubona ubuzima bworoshye ubundi mwo ubuzima ni butoya ariko ntabwo byakunda ko ukeneye ubuzima bworoshye utari gukoresha amaboko yawe ngo urye utwuvanye mu maboko yawe. Wenda Garafure nawe naramukundaga ariko urundi ruhande rumwe najya mugaya kuko nageragezaga kumugira inama tukagirana inama tukazicara tukaganira ko yaranandutaga cyane ariko nyine biza kurangira nyine apfuye. Ariko mana abanyarwanda ntabwo ari beza tu kabisa. Ako ntabwo ari bose. Ni bose man. Ntabwo ari bose. Ni bose wallahi. Harimo natwe tweza bake tukirimo. Nyine tuwenda aba mwiza inyuma ariko ku mutima ntabwo amenya ikiza cye. Sambwira ngo uri mwiza nkureba gutyo mbimenye ngiye natarakona ngiye sinabasha no kukura mu mutima wawe. Kwa none buriya none umuntu mwiza si ukwereka urukundo. Tigiza n'imenye. Bashobora ko afite umutima mwiza akwereka urukundo. Kunyama baravuga ngo nimba ngo urushimuwe mwana nyina abashaka kumurya. Nimba ko babucumugani simbizi. Ushimiye urusha. Gusa ngiye kubona gusobanura umwe avuga ati ndamutse ndusha umwana wawe muwe. Nkurushimuwe ku mwana wawe ngiye ndushimuwe umwana wawe. Nta ushaka nyina. Ngiye nshaka kukurya. Nshaka kurya umwana wawe. Nima ari wowe mama we. Nkurusha kumugirira impuhwe. Nshaka kumurya. Abanyarwanda baca imigani ihwanye n'ubukene bwabo. Sabro kusonda nimba ugirira umwana muwe kandi nyina utazimugira ushaka kwicara kuri kurusha nyina kurusha umwana kurusha umubyeyi umwana w'impuhwe kumurusha impuhwe ushaka kumurya aba ari ibibazo man. Gusa ndabyumva bro ndabyumva wahuritse pe.
birababaza none abanyarwanda none muri Nyagatare tu niba abantu ujya kureba ugasanga nta kintu babitaye ahubwo ikintu kiba kibarimo muri ni ubugome gusa bikoreye kwa ngo ni byinshi bagukoreye kwa ngo ni byinshi bagukorewe ntabwo ari byinshi kuba ngiye narabuze umuvandimwe wanjye ni ikintu cyambabaje cyane nta nubwo ni sana kunshimisha n'ubu ngubu ngenda cyumva yuko akiriho noneho turabyuciye nk'amezi menshi yapfuye noneho ko atari menshi ko yapfuye ni mu kwa 4 ku itariki 10 z'ukwa 4 ndabyumva cyari bibi gusa none hari ikintu ngenda natari kumva neza ibintu ukomeje kubigereka ku bantu b'Inyagatare n'abantu ukomeje kubigerekaho nyine bose kandi twumvishe ko wenda ajya kuraswa no gufungwa n'iki byo byose ntabwo zo umuntu amurashe n'Inyagatare wasanga ari umuntu watutse za Rusizi waje gukorera za bitewe n'uburyo bavugaga nk'umuryango wanjye nyine kintu kituma abaturanyi cyo kintu gituma numva ko abanyagatare atari beza bivuze ngo nabo baba bafitemo uruhare nabo babifitemo uruhare cyane cyane abayobozi babo ese umuyobozi w'ahantu nimba nawe agira uruhare mu kintu runaka bumva ko abanyarwanda abayoboye wese bo bakurikiza nibo bahita bamukurikiza imyumvire itibemo byabaga bimeze bite byabaga bimeze gute mu bayobozi byabaga bimeze bite ni kwa kundi usanga nyine ariko gukura nyine ubona umuryango wawe ari mwiza umeze neza ariko harimo umuntu banga karitsiye yanga ni ibintu biba bidashimishije cyane ariko nyine Garafureri ntabwo bamwangaga baramukundaga cyane ahubwo we bamwangiraga ibikorwa yakoraga kubera wa muntu usabana akaba akigera muri karitsiye ugasanga niba asinze ugasanga baraduke barakubita ni ibintu nangaga cyane tu bakamukubita ubu yaba ari mfite imbaraga ngiye muri ngewe zishoboka nakihorera walayi oya bitekereza ibyo bintu walayi man ibitekereza ko wasanga byabafaga uzi kujya mu muryango wawe usebere muri Garafureri wawe asebere muri karitsiye hose kandi nta n'ikintu kizima azize ari urugomo gusa bakoze kugira ngo bamwihorere bamukubita yarasindaga bakamufatana bakamukubita ni ukuvuga ngo yari umuntu usa nk'ugira utuntu tw'amahane mu nyine ntabwo yakundaga umuntu umumenyera ubwo rero ni ukuvuga ati ngo Nyagatare abenshi twebwe dusa nk'aho twagiye turi nk'abimukira ariko naje gusanga twari mu cyano atari heza mutakabaye kuba mwaragiye twakabaye kuba tutaragiye nuko ababyeyi baba barabihisemo tukiri bato tutazi ngo ahangaha twagiye abari heza kandi n'ubundi twagiye duhamagawe n'abantu bacu nyine ariko abantu bacu ntabwo batubwiye ko abantu ari habi Nyagatare ntabwo ari nziza tu abantu nyine Nyagatare ivugwa neza ku mata gusa ariko mu mitima y'abantu babamo ntabwo ari beza tu n'abayituye Nyagatare igira urugomo rwa danje uzabyumva kandi nanjye ndabikubwiye sureba nk'umuntu wenda urabizi bakunda korora ntabwo ushobora kwifata ngo unyure nko mu ifamu y'umuntu runaka woroye inka ze iyo zaba ari 3 ntabwo wanyuramo hagati bro bagukubita ewana ukibaza ikintu cyatumye uhanyura ntabwo watambuka niyo habayemo inzara ntabwo abari n'imbwa abari iyo n'imbwa ntabwo wapfa gucayo ese ubwo ni ukubera iki borora inka borora imbwa borora intama hari natungo ryo mu isi ritaba Nyagatare ariko wenda ubwo impamvu bashobora kuba bagiye iyo mitima mibi gutyo ubundi rero tugiye muri science akenshi na kenshi bavuga ko umuntu urya inyama cyane umutima uhinduka nk'uw'inyamaswa Nyagatare ntabwo bakunda inyama kubera boroye nyine ubwo abantu boroye kera bakunda no kurya inyama kandi no mu mata buriya harimo vitamini z'inyama cyane urumva rero ntabwo wabarenga ni ibintu bibarimo nyine ubwo igihe ku munsi ubwo bagabanyije kunywa ibintu by'amata cyane no kurya inyama nyinshi se kunywa amata cyane umva byagabanyuka muri Nyagatare ariko nasize ndumva na Kigali niho hantu hambere habaga urwarwa ruryoshye kubera intoki zahabaga uwasigaye ama etaje cyane i Kigali bacururijemo urwarwa Kigali kavukire zabikubwira utanzamuhazanira ukiretse ko nabonye zibereye imbandi nazo zashizemo zabashizemo za kavukire gusa bro ndabyumva warababaye wahuye n'ibintu byinshi kubaza nizere ko no kanya ukomeye ntago nkomeye ngewe genda komeye ku giti cyanjye ariko kundi ruhande ruri kuri Garafureri ntago nkomeye ubundi
hari ikintu umuntu agomba kuvugaho. Umuntu wese wifata akica garafurere wawe cyangwa se akamukubita akamukozaho n'urushyi akamukomeretsa uwo nguwo ngiye ari nkanjye mbanza ikintu namukora. Dukomeze nari njye siniyumvishamo ukuntu umuntu mugenzi wawe nyine umunyarwanda mugenzi wawe ushobora gufata umuntu ukamukubita cyangwa se ukaba wamuyamukira kandi muri abantu bamwe ukamuhemukira. Ubundi ibyo bintu kuki leta itajya ibivugaho? Nuko yagiye ibona bikwiye. Twagiye ibona bikwiye. Ubona bikwiye? Hari igihe leta ibibona bikwiye. Ntabwo biba bikwiye. Fata umuntu ukamwangiza mani. Kandi nanone ntabwo ibintu byose bibijya hanze. Ntabwo ahantu hose leta yahabera amaso icyarimwe. Niyo mpamvu n'abantu tuba tugomba gufashanya muri twebwe. Nimba wamungane ahantu utuye abaturage baba bashobora guhemukira ntibigere kuri leta, harabamo ikibazo. Harimo ikimenyane mani. Ikintu cya mbere kigendana nabonye mu isi ni ikimenyane. Ikimenyane kirakora cyane. Gute se paragraphe? Ubundi leta nyine sinayivuga nabi kuko nanjye ndi kumwe nayo. Nawe uri muri yo hubwo. Ni muri yo n'ubundi muri leta nanjye. Ariko ikintu cya mbere naje kusanga mbona hari uruhande rumwe ijyaho rwiza nka buriya hari ukuntu ifata igasa nk'ishyigikira abanyeshuri kwiga cyane, sigo? Hari ukuntu leta ifata igashyigikira igasa nyine igashyushya abanyeshuri kwiga cyane, ikabashyiraho morali mbega. Yako ni nabyo. Nibyo. So rero nimba ishyize abanyeshuri kwiga cyane ngo bagire morali bige, ikabashishikariza kwiga, kuriya ishishikariza abanyeshuri kwiga, si umunyeshuri nasoza abone n'akazi mani, imushishikarize no kubona akazi, kumuha akazi. Uzi ko wize uri ku rupapuro rw'umunyeshuri wize, kuki usoza n'ubona akazi? no kubera iki? Ariko leta abanyeshuri ba mbere bagize ubwenge bafasha kubaha akazi, abambere mu bigo by'amashuri cyangwa abambere mu gihugu. Igendera ku bambera abanyuma iri kubasiga, kugira ngo umuntu wa nyuma agomba kuzasigara inyuma paka. Bavuga ngo bivuze ubwenge Imana yakureka. Zigura n'umuntu wize waraminuje ngubu akaba arimo arakubura mu muhanda hano muri kaburimbo, cyangwa se arimo arakora ikiyede kandi yarize afite amashuri ye. Kandi leta inivuga ati ngo ba bantu bize nabo tubahamagare baze tubashakira akazi. Cyangwa ugasanga buri ugiye nk'ahantu nko mu cyaro ngo ubona abarimo umukobwa wize cyangwa umusore wize barize amashuri pe, ariko leta nizajya ivuga ati ngo reka ihamagaze ba bantu bize ntibahereza akazi. Akaye mahirwe numva ajya abaho gute se? Ajya bavuga ati abantu bize iki n'iki bazanga baza gukora ikizamini cy'akazi bagihatanire. Man, buri kintu hataniye nacyo ndagasika danje ewana kukibona ntihandi ubona ikintu kuri tombora. Gusa nabwo nuko nabonye amasoko menshi yiye n'ubundi usanga ibyo ngibyo ari kurangiza umuhango. Gusanga umunyeshuri wize afite amashuri ye man, njye ntabwo nize ariko mbibona nyine ahangaha ngeze nyine njyewe ni ukuvuga ngo njye nk'ubuzima bwarabanje kunkubita bya danje muri Kigali. Nibyo yahuye nabyo? Nibyo nahuye nabyo byinshi cyane muri Kigali. Njye namaze nk'amezi angana nk'amezi nk'ane njyewe ndi gukubitwa gusa wana habura gatanya ngo mbe marine. Ariko uretse waje mu Kigali ryari byasaga nkaho bigiye kuba ngo mitse nkuba muri Kigali nkuba marine, ariko ukajya kumva muri ukumva umuntu nasize mu cyaro kandi njye natarize ariko wiyize ngo wandangiye akazi, ariko ubwira umuntu utarize ngo ndangira akazi we yarize ukuntu bibabaza. Ibyo bintu birabaza. Wajya nko kumusura ugasanga ewana kavuga ati ukamerekeza umuntu twari inshuti ugasanga arimo arabagara ndakaswe, wenda no kubagara bari ikintu kizamutunga. Ariko nimba uzi ko wize, nimba uzi ko ushishikariza abantu kwiga nyine amashuri ngo wige usoze, gushishikarizwa kwiga gasoza ushishikarizwa no guhita ubona akazi ako kanya. None hibaze ko imyaka noneho ya leta bagiye no kwigira 8 nuko none ijya no kubasazishirizamo ahubwo abenshi bazahita barivamo. Abenshi barambwira njye numva bamwe bambwira ngo ngiye ntago nsubira ku ishuri, abenshi bazahita barivamo. Oya bari amaci y'umunwa. Ahubwo iyi Kigali kurura abantu benshi kandi bamwe ni kurura abantu benshi kabazana muri Kigali kandi ikabazana nyine muri yo. Kandi Kigali ntago ari nziza mani. Ese ubundi waje mu Kigali ryari? Yewe njye cyangwa waje muri Kigali nko
kwezi kwa 10 tariki 7 z'ukwa 10 kuri 2020 na kangahe na 4 24 nibwo waje muri Kigali nibwo naje muri Kigali Kigiye mu Kigali byagenze ute Kigali Kigali ni danje man iburi se Kigali urumva nk'umujene nkaho uba wizanye muri Kigali na n'umuntu guhamagaye bumva ko agiye gukurikira iki waje muri Kigali wize nta muntu ukuzanye wallahi ngiye naje n'ahantu mahamufite n'amakuru y'ikise amakuru y'iki wagenderaho muri Kigali mwana warifashe uturuka i Nyagatare uramanuka ati ngiye Kigali man utazi n'ahantu ugiye ati ngiye pfa kuba ari i Kigali kavuga ati ngo ngiye kugenda i Kigali nyine ariko numvishije ubundi natazagiye umuntu wigana ugasanga arabikoze bari kuvuga ejo bundi ngo kuri radio njya nkunda kumva bavuga ngo umuntu wese uzajya ufata urugendo aturutse mu ntara yinjira muri Kigali bazajya bamubaza aho agiye bamubaze icyo aje gukora bamubaze nimero z'umuntu aje gukorera rero hagiye unyishinga akazaza nkuko abenshi muri Kigali bose bari muri Kigali barafashe amaguru bakaza gutyo gusa ese bro ururukiye mbona ngiye ni story y'ukuntu byatangiye kugira ngo ufate umwanzo kugira ngo uze muri Kigali nuko ageze mu Kigali ko byahise bigenda ngewe se ngewe munsi ubundi ari igihe nyine bavuga ati ngo ukunda kureba nko ku masheni cyane ariko igihe narebaga ku masheni ntago nifuzaga kuba najya muri Kigali navuga ati ubundi inyubako ya mbere nashakaga kureba muri abizi nyine abanyacyaro kwa Makuza iwana nabageza kwa Makuza kuko navuga ndikora kuri televiziyo numva ikintu cyose cyamamajwe kiri kwakwamamariza kwa Makuza navuga ati ngano wahangandagiza nkareba ndavuga ati ngo cyaze ndagasa Imana izamfashe ngera ahantu gusenga Imana rero biza kuza kugenda ko nyine birangira nisanze muri Kigali nyine gute wowe gusimbuka ahantu bwakeye mu gitondo bigenda ute namaze nk'imitsi ubundi ngiye mbere hari nk'ukuntu ufata nk'ikaritse yose sinzi niba ukuntu mba niyumvamo nyine sinzi niba bizabaho nk'uko mba mbyiyumvamo mba niyumvamo nk'umuntu uzakira mba numva afite imishinga myinshi muri njyewe Imana izamfashe bizaze nyine abantu bamemukiye muri njyewe ngiye mbereke ko nyine urwego ndiho natakiye ku rwego nabo ushingure nambwe ngo kanajye mu cyenge cyanjye bitakiri gushoboka kandi ndabizi neza ko bizageraho Imana izabikora man pro ngo nyine ubundi ngiye naje kuza guhemukirwa man ikintu mvuga ko abantu atari nabeza none umuntu wamemukiye bwa mbere mbamukira cyane none ni n'umuntu wo mu muryango wacu kwifata ugafata amatungo nukuvuga muri quartier yose ngiye mutipe wari utuyemo nyoboye quartier gutubwa mu myorore mu korora niyo muntu woroye cyane wenda pe mu mashuri ho barandushaga ariko njye negega kumva nkumva nabo nigiye nakundaga umupira cyane numvaga ngiye ko ngiye kuzora nkajya kwikina umupira kuki wallahi numvaga ngiye kwikina njye nakundaga umupira cyane numva na peri byadanje nafanaga peri byadanje peri yabaga yakinnye kuri stade Gorogota n'abandiyo kuri stade Amahoro aba nahageze ewana biza kurangira nyine umuvandimwe nyine wo mu rugo none musaza wa mama nyine waje gushingura intambwe ya mbere yo kugira ngo amemukire muri njye ewana nanoroye mfite amatungo menshi nari mfite ingurube zigera nko muri 6 zose ziri n'umuntu wo mu rugo noneho ngiye nageze ndavuga ati ngo n'amatungo wende baba bafite bayishyire korona cyangwa bayagurishe komeza ndumva ngiye kwikora umushinga wo korora gusa ewana nabaga ndi nk'ahantu nkumva runaka aramamaga ngo kuba ari gushaka itungo iwawe kumva nijye bahamagaye ngo nze ngurishe itungo abandi bose bayabuze ninjye umuntu wabazwaga kuha amatungo gusa yaba inkoko yaba inkwavu yaba ingurube yaba ihene yaba n'intama byose narororaga nyine ikintu cyaje gukurikira nimba ari uko ari ubwana bwaga bukindimo icyo gihe sinabyirenganye cyangwa mbirengagiriza umuryango wanjye niko naje gufata nyine nza kuza kuvuga ati ngo izi boro ngiye kuzigurisha muri ikintu cyo gushinga butike wenda sigaze nye ariko mfite butike ikomeye ndaba ko nari ndi kubara ko 1,000,000
na 200 ndahita nshinga butike ikomeye. Kuko ayo mafaranga yo nari nyafitemo ko ndumva nari maje nko gufata kuri miliyoni 2 zifata ngiye mu biganza byanjye. Ubwo niko kujyana nyine byose nabikoreye umunsi umwe. Ubwo umusaza mu matwe turi kumwe aravuga ati ngo niza amafaranga nyafate, ngo zana nyafate, ngo ndabona nambaye ipantaro nyine yitisi yari yoko irekuye hasi gutya, zimwe za zifite uburongo bw'umweru hano, zitiriningi trois bande bazita trois bande. nambaye ipantaro yitiriningi nkozemo numva umufuka umwe waracitse. ndavuga ati ngo nundi kandi wari uranganye bizuye ku mucyaro hari ukuntu ufata umufuka iwana tuyazirika kazishyamo imbere kwashyamo, amara kuyashyamo ugahita uwukuramo ugacisha hasi gutya, ukabanza ukanayikuramo ipantaro aho waba uri hose. ngiye amafaranga nari nyafite, ndavuga ati ngo reka mpita nshaka kuri toye, mbishaka natabishaka ari kujya mu mbika amafaranga yanjye, tugenda nyazirikiramo iwana, nyazirikiramo fresh. arangije aravuga ati ngo no tugende, ariko aravuga ati ngo nukomeze kuyazirika gutyo barabibona yuko ari amafaranga azirikiyemo. kandi menye ko abantu bose bakuzi yuko ufite amatungo menshi, arega iyo ikintu kira kubabona n'ubu bimenya amana. nza kuza kuyamuhereza nyine, navuga ati ngo nyamuhereze yambike abari gucuruza amagare, yacuruzaga amagare anayagura byose. turi mu isoko nyine, isoko rya Rukomo naho twe turi. ngo nene najyanye n'umutipe bita Gemusi n'umutipe bita Dunga yagiye mu gisirikare. arangije arambwira ngo muhereze ayo mafaranga ngo ayafate, ngo ari buze kunsanga mu rugo. we yari yambaye ipantaro y'ikoboyi nyine, abapapa afite ni umupapa ubyaye abana 3 ariko ntabwo ababyeyi ku mugore umwe. ndamuhereza turataha, aravuga ati ngo jyana na Bagemusi, we nugera mu rugo ndaza kuza kukureba nyaguhe, cyangwa se byiza uhita ufata urugendo ujye mu wambuke mu rugo, nugiye mu rugo iwanyu amatungo yose ubwo n'aya mazi yose nagurishije yose ujye mu rugo iwanyu iwacu aho mba ngewe we ahaba nyine, ngenda gusangayo. nta nubwo ningize nkandagira mu rugo nese njye iwawe. nikijyayo nyine nagiyeyo ndaryama, bigize amasaha 6 z'ijoro, bigize amafaranga yari menshi, ntabwo nigize ndyama nifite ubwenge bwo kuba namenya ngo amafaranga ikibazo cyayo. ndicara nta nubwo naryamye, bigize saa 6 z'ijoro nyikicaye, ngiye kumva numva arakomanze, mpita niryamishwa nisinzirishwa, umugore aza kumukingurira, mpita mpaguruka navuga ngo ayo mafaranga nyabika. avuga ngo waretse kuyanyaka ngo ntabwo ndagweza mu gitondo. ndavuga ati ngo nta kibazo, tubiteraho comment cyane nyine. Kandi birangira nyamuhaye to yamurekera ndavuga ngo mu gitondo saa 10 ubundi nari nabyutse, ariko mu kubyuka saa 10 iyo yabyutse nka saa 9 yagiye. ariko icyo gihe garafure wanjye yarakibaho nyine, ariko ari inshuti za danje, bo bari inshuti cyane ko barasangiraga. urumva abantu basangira ntabwo babura kuba inshuti. ubwo nyine niko naje kuvuga ati ngo reka ndebe kuntu aya mafaranga nyamuha, ndayamuha. saa 9 yabyutse natazi ngo yagiye, ndibaza si umujene ubu yagiye. mbaza umugore we, aravuga ati ngo yabyutse agenda, ngo ngagiye mu isoko ry'amagare, ngo bisaba kuzinduka. ndamwihorera, mbayo nabayeho nk'icyumweru utaramubona atagaruka. agaruka ahubwo nyamubaza akayanyima mani bro, nkamubaza akayanyima mani, n'amafaranga nanjye nayo ari mu bintu byambabaje. nkamubaza akayanyima, akavuga ati ngo waretse sinzaza kuyaguha. none aza kuza gukora ikiboro cyo kuvuga ati ngo ahita akora nyine akabari, ahita akoramo akabari mu mafaranga yanjye, acuruza na resitora yo kubenzura ibenzi. urumva amafaranga yanjye atamuteza imbere. ariko umuntu aza kuza kumbwira ngo ko ahantu hamaze igihe kinini, ngo ni ukubera iki, ngo waje kubasura kandi iwanyu hano hakurya, kuko ntabwo hari kure cyane mu rugo. niba bikubwiye umumeri nyine wari utuye epfo yacu yo umupapa yabaga. ndangije arambwira ngo naje kubasura. Kambe ndayimuhisha sinamumbwiye ikintu gituma ngumaye cyane, nyine yamaciye nk'icyumweru. arangije arambwira ngo ko shaka wambwira. ndamubwira ntabwo yabinyikiragamo cyane, ngiye naje kwiyumvishamo ko muri we ntabimubwira ko umumeri yari n'umugande.
asa nk'uvugamo ikinyarwanda gikeya ariko n'ikiganda akajya avangamo kuko ikiganda ngenda cyumva ariko kukikubwira bigashaka kungora harimo bicya ngenda nzi nyine by'ikiganda ko nge nabaye na Uganda aza kuza nyine ndabimubwira avuga ati ngo ikintu yambwiye nayo nta kintu yankoze yavuze ati ngo mwihorere nza kuza kujya inama nawe nyine aravuga ati ngo mwihorere ngo hari igihe kizagera yaguheze cyangwa se natayaguha ngo nta muntu urya amafaranga y'umwishywa we ngo amubeho shyashya nanjye nahise mvuga ati ngo nakundi tuza kuganira arambwira ngo reka nkubwire ngo uzagende ngo ntabwo ndi kuguteranya n'umuryango wawe ngo mvuge iti ngo nshaka ko ubikora gutya ngo wowe gusa icyo nshaka ni ukugira ngo urebe uko bizagenda nimba azagwa cyangwa atazaguha umere yarambwiye ngo ngende nshake kuntu uko bansiga ku rugo ngo ngende mfate igipapuro cy'ikibanza cyabo ko n'igipapuro cy'ikibanza cyabo numvaga nta kintu kimaze kuko nikibura amafaranga yanjye numvaga narataye n'ubwenge narisariye ndabye igipapuro cy'ikibanza ndagifata nza kuza nikigifata ntabwo ndamuhamagaye ndamubwira ngo ndatashye mfite telefone zino za Airtel tunge gaceza nza kuza guhita nyine ndamubwira ngo ndatashye ngo hari ibintu ngiye kujyamo ndamwiyorera nyine aravuga ati ngo nta kibazo ndamubwira ngo ariko amafaranga yanjye ushaka wayashaka vuba kuko ndayakina nanjye nayagwaye ari ibindi bintu ngiye kuyakoresha kandi ntabwo nayagwaye wayaramatirije aravuga ati ngo nta kibazo ngo ndaza kuza kuyaguhereza ngo ndimo ndagenda nyashaka gake gake none ubwo iki gipapuro kibanza ndagenda ndagifata nitwara mu rugo nyine ngiye nyitwara mu rugo nanjye nahise nsarumva sinakibasubiza nari ngiye no kugica ngewe kubera umujinya ndavuga ati ngo ariko urabizi uwo mumera nza kumva ngiye kugica anumva aramamagaye ko yari yafashe na nimero yanjye arambwira ngo ndeba ahantu nyibika kure ndahise mfata ibiboro ibishashi bya biswi nka 6 hari biswi ndende ibireshya nk'iyi mikoro nyine ukazinga igipapuro hari ngaho gato nyugahita ugahina gutya mpita nyifatanyira ndagenda hari ukuntu amabati abagize gutya hejuru ndagifata nshyiramo hejuru nyine igipapuro ndagifata nshyira mu mabati ku buryo n'imbe bitagikuramo ndangije mpita ngenda nkata icyondo ndagenda nkubita ku mabati kugiye nyine kugira ngo igipapuro kitazaza nyine imyenge yose imbeba yacamo ica ku mabati abize mu cyaro kubona inzu irimo parafa biragoye ntago yewe kuye gake ndavuga ati ngo kambikore guki nkubitamo icyondo byose ari uwo mumera wabikoraga itwondo nushyiramo tugenda twuma hacaho iminsi 2 hacaho iminsi 3 iminsi 5 icaho aravuga ati ngo none ko natakiza kumusura ndamubwira ngo ibyo si iby'ingenzi kumbwira icyo nshaka ni uko mbwira amafaranga yanjye ngo ngwino uyafate turabireka none sinzi ukuntu bashatse gukodesha nyine umurima nyine bajya muri ibipapuro by'ibanza byose ikibanza cyawe ni naragifashe ariko natarasobanukirwa narafatemo n'iby'ibindi bibanza bafite ku ruhande none ngiye mpita mpanga ngiye n'umumera nyine hari umumera wabimfashagamo no mu rugo nabo baraba n'abantu b'abarangazi abishakira ubuzima cyane nabo nta kintu bigize babikoraho nza kuza kuvuga ati ngo reka ngire gutya nyibike igihe nikigera akaba amafaranga yanjye nzakimusubiza ntabwo nabimubwiye nyagiye kumva numva umumera arambwiye baranyicaje nyine na sisitara bahabaga karafureri we yaragiye nyine aba nyine yibana nyine atarashaka n'umugore ariko yari afite umugore umwe aza kuza gutandukana we ashaka undi ndavuga ati ngo baranganiza nyine kwa kuganira baseka hakuntu umuryango iyo mwicaye mukaganira yewe yari wa muntu wikundira agacupa bya danje ntabwo biba bimureba ariko we akambwira ngo baraguye mu ngo sinakubwiye viye akajya ambwira sinakubwiye umuryango kwa nyoko ntabwo ari mwiza papa ako kakubwira umubwira ngo uzane amafaranga nyakubikire yarambwira ngo ayo mafaranga ngo shaka ikintu yakoramo kuko gushinga business yo kwicururiza ni na viya abimbwiye niyo umuntu wambwiye ikintu kizima ariko nacyo cyaje gupfa none nza kuza baranganiza nyine kunganiza so turaganira nibo baseka nyine ariko njye najya nseka ngaseka bitandi ku mutima ndababwira ngo ariko muri guseka ibintu bibabaje ndashaka amafaranga njye ahubwo ibyo muri kumbwira ntabwo mbizi bakansaba cya gipapuro cy'ikibanza ko be barakibuze ndabakeka ko njye nagifashe ndakijyana barahamagaye homu baranganiza ndakibahisha burundu ubwo meri viye aza kuza kubona ahantu nakubise utwondo
narahomye nyine Vie yari umuntu ushakisha cyane yari umuhigi yari nk'umuhigi utuntu two mu rugo ntabwo wamuhishaga akantu ngo ahita akabona noneho inzu yubakiye inzu yari yiyubakiye kandi aho hantu n'ikibazo ikintu cyabiteye abantu hakundaga guca imbeba cyane amara iminsi atazumva njye naravuze ati ngo ubwo imbeba ntizitavuga hano hantu kuko habagamo inkwavu zanjye inkwavu noneho imbeba zikajya zindira inkwavu n'injangwe zikaza zikarya inkwavu mpita nshaka injangwe nyine sinza n'injangwe kugira ngo izajye ikanga za mbeba zitazagaruka zakuza akavuga ati ngo uko bimeze gutya injangwe bwije batatse nyine ngo ahantu ko hari kuko imbeba zitagikoma ndavuga nuko nazanye injangwe nkajya nyiha amata ariko twe dufite inka ariko ziba hirya mu miryango nyine nkajya mfata akagare nkajya kukenda hano nkajya kwenda amata narangiza kujya kwenda amata nkaza nkagahereza nari mfite n'imbwa nziza cyane imbwa nk'ebyiri nziza so ubwo Vie akibona igipapuro ntabwo yavuze ati ngo iki gipapuro ngo kiri gukora icya ntabwo yavuze ngo iki cyondo ni iki ahubwo yaje kureba abona hari icyondo araza numva aramfasha avuga ati ngo ngwino nkubwire njyana arabimbwira ndavuga ngo nta kintu kirimo birangira Mary amenye iwe hantu nyine Vie yasubiye yajya kureba Mary abamuguyeho nyine arimo arareba arimo aracukura cya cyondo naragize cyaranumye ariko ku ruhande hadasa nk'uko ahabo bahakoze barahatabura bagiye ko nababona bakibabonamo ibibiswi barabikurikira basanga kiri no mu ishashi barakurikira bakiguyeho ndabaganga ariko hari ibintu mukina nabyo icyo kibanza nzakimusubiza ndagifata mpita nsara none ndavuga ati ngo babanze bampe amafaranga yanjye ndasara mpita ngenda mfata icyuma nabwo nutameza amafaranga yanjye kibanza ntabwo iki gipapo ntabwo mugikorana ndasara neza numva ndasaze babahamagaye gara frere mvuga ngo petit frere yasaze ngo neza ngashaka ya mafaranga ye petit gara frere niho nahise mwemerera ubundi ahita avuga ati ngo ndaje ahita aza ariko mu kwagiye yasanze Maniri nyine umuntu nyine bamwitaga Maniri asanga yahageze banaje no kukimuhereza gara frere aravuga ati ngo aya mafaranga mumuhaye iki gipapuro mukimuhaye bitewe n'amafaranga y'imwe mwariye mwese ubwo mubafite muri ariko ko mukimuhaye nimutamuheza amafaranga ye no kuvuga ati ngo hazaba ikintu kitari cyiza muri urugo cyangwa urugo rwabo ewana igipapuro barakijyana gutyo nese numva nsaze neza kandi wicara neza ukumva ubundi najyaga nicara n'ihene yanjye yahebeba nkumva ngize amarira nkumva ndariza ariko inzara iratangira zica kubera kwiyaba ku mafaranga yanjye mfite business ngiye kwikorera umuswe yaranje arayarya mani bayarya gutyo ndavuga ati umuryango utinyuka kukurira amafaranga bo bimeze gute imigambi baba bifiteho n'ibi byo by'imiryango kwa ba mama bacu ishobora kuba iturya biraturya navuga se ubiri n'iterambere mama mukeneye ko umwana nanjye atera imbere cyangwa ngiye gukora business yo kwizamura butike imeze neza ariko murayangije ifite intekerezo nzima n'amaraso intege ndavuga ati ngo nakundi nyine uko bigenze nuko man story yanjye abari ndende ewana ndavuga ati ngo ariko yabizi umunsi umwe nzakuza kwicara ndica ndatekereza ngo ubundi nkangandi kwamara icyundo wakigenda nkajya no kwibera marine nibwo nese nekiza ngo kanigira i Kigali nyine njye kwibera marine banambura ingende batanabizi ndatekereza ngo ngiye kwica bayingira wana ubwo nahise ngenda n'abamere bo mu cyaro nta nubwo bavuga ngo baratanga itangazo ngo runaka yarabuze reka ntabwo ibyo babijyamo ni ukubona bazi ngewe yaje kumbwira ngo ahangaha have ngo ujye kwa runaka mera aza kuza kundangira ahantu njya nyine kuba nyine njyayo nyine abantu njyayo ntabwo aho yakiri mu cyaro akiri muri Nyagatare ubu nyikiri muri Nyagatare ndabona arajya kuba none ndi bwajye kuba ntabwo ni muri Nyagatare n'ubundi ndangire nza kuza kuvuga ati ngo aha ntabwo nahaba ndegenderayo nk'iminsi 2 mpita mvayo nsubira kwa musaza wa mama ari wariye amafaranga yanjye tukajya twicarana ndeba ibintu ari gukora navuga ngo ibi ni ibishoro byanjye biri kugukiza gutya mucyurira na garafure akazageza akanywerayo navuga ngo muyanywera ariko kimwe kizagaruka hari igihe kizagaruka kizangarukira kizaza ari cyiza ariko mwebwe kizabazaho Yohana ni danje muzagifatisha amaboko 2 ndatekereza ngo ariko
noneho ubwo nahise nsubira nyine kwa musaza wa mama nicara mbaye nk'iminsi nk'itatu. Umunsi wa mbere nicaye ndi gutekereza ngo undi wakigira i Kigali, wenda niyo nagenda nkaba marine, niyo nagenda nkaba inzererezi iraho, ikintu nzakora ni ukwirinda gukubaganira abanyarwanda ba Kigali. Nzagenda ubundi muri kazi n'inzwi nk'umwana mwiza, none nzagenda nifate neza iwana. Ibintu byo kuvuga ngo ndagenda nifate nabi mu banyarwanda ntabwo biriho. Ndatangira ndicara ndatekereza. Umunsi wa kabiri ndavuga ati ngo ahangaha ngiye nagiye, ndavuga ati ngo se kugenda ngiye nyine ubu byavamo ra biganizaho mu jama twa tumaje kumenyerana kwa musaza wa mama, ndavuga twakigira i Kigali tukajya kwishakira amafaranga, ko nabonaga korera mu rugo n'undi nta kigenda ari danje biri kubibisaza aho ngaho byatanje. Ndarinda kuza kuvuga ati ngo ubwo ngiye kujyayo, ndamubwira ngo ngwino tugende, arangije arabyanga. Avuga ati ngo se wajya i Kigali nta mafaranga ufite, nta nzu ugiye kubamo, nta n'umuntu ukurikiyeyo, uragenda ujya. Ngo sinzi ukuntu uri gutekereza ngo ngiye byararangiye, ngo nta n'ibitekerezo by'ubuzima imbere yanjye ngifite, icyo mfite ni iterambere nshaka muri njye. Ndavuga ati ngo reka nerekere njyewe, sinanabimubwira. Ndamubwira ati ngo ntuzabwire ahantu nagiye. None icyiza Imana nagize ni uko ataje kumenya ahantu njye narindi nyine. Ntabwo umuntu bakunze gukomenekaho cyane ngo babe baganira nyine. Nza kuza kugenda nyine, ndavuga ati ngo kanigendera. Umunsi wa gatatu buracya, ndavuga ati ngo ke ubwo bigenze gutya ngiye. Umunsi wa gatatu byari bigeze nko mu masaha 10 ewana, nari mfite nk'amafaranga, nari mfite nk'ibihumbi bitanu ku mufuka. Ndavuga ati ngo reka nze nkwereke ibihumbi bitanu nari mbifite. Bigeze byari kuwa gatanu, byari bigeze nko kuwa gatanu, ariwo munsi wa gatatu nari maze nko mbitekerezaho. Ndavuga ati ngo reka nze ngende ngo ibihumbi bitanu ngirayo, haravamo itike, ibihumbi bitanu bivamo itike, bizavamo n'icyo kurya cya Kigali. Nubwo nategeshaga 4,000 nyine njye inzira nanyuze niyo nategeshaga 4, ariko hafi yari 3,500, ariko njye nanyuze ya 4. Nubwo niko naje rero inzina i Kigali. Ndavuga ati ngo reka nigendere. Byageze nko mu masaha 9, byo bigeze mu masaha 10 mitamesa none na gahunda nari mbifitemo. Bandameshe ndavuga ati nganga ndabacitse. Ndavuga ngo se barambaza ngo se ugiye, ndavuga ati ngo ngiye ngo arantu twabonye ikiraka ngiye kujya gukorera, ngo turadukora tubayo, ariko ni iminsi mike tugahita tugaruka. Igihe muzajya bona mbone ndagarutse ko ni hano hafi muri Ryabega. Ndangije ndavuga ati ngo ke ubwo rero nza kuza guhita mbikora gutyo. Bigeze nijoro nko mu masaha 10 bukeye, ndababwira ngo ndagiye. Numva batangiye kwanga se ngo uzagaruka ryari. Ubwo ngiye nasoje no gukingura umuryango kabaye, ndagenda nyura Ryabega mpita mfata imodoka ewana. Nambaye inkweto zifunze, nambaye n'agashati nyine gateye ukuntu nyine nkijabire nkiri na mutoya. Nari mfite nk'imyaka 20 nyine, nabikoze mfite nk'imyaka 20. Bandagiye nyine ninjira mu modoka ndaza i Kigali, ndaza ikigeri nkitangira kwinjira muri Kanombe. Ndavuga ati nganga ubuzima bwanjye bugiye kwaryohera, kandi nta n'umuntu nkurikiye mu marine. Ururukiye Kanombe? Nururukiye hariya muri gare y'Iremera. Tutsi Nyagatare? Nutse Nyagatare. Mbamo ndica ndatekereza ngo subu kuno ndabigenza ute. Ndakuza kuvuga ati ngo reka nze nkwereke. Nzi kuntu noneho nkikiva mu modoka, ubwo nahise numva ko ubuzima bwanjye burangiye. Ngani natapfira, mbona hari abari gusabiriza, nkabona hari abakubiswe bahetse ibibaga ngo bari gushaka ibicupa, ibideyi, ibikarito. Ibintu nzabivamo, ubu ndafite ikintu mu rugo igikandagira muri Kigali. Nahise numva ko ariho hantu ugomba gutangirira isi y'ubuzima. Ndavuga ati nganga karabaye noneho. Nza kuza guhita nambika mva muri gare ndasohoka. Metsi bagasha yanacitse bro.
yaranacitse bwo nibwo ubunyacyaro ewana ugenda ni bag yacitse nari kuvuga ngo urasirimuse kandi igihe nari mvuze ati ngo kuva mu cyaro wenda narabafashe mvuga ko nje Kigali nawe nje kubafata narahita barangiza none nza nambaye neza ubwo nambaye agashati nambara n'agapantaro n'agakweto kigera mu mujyi n'ikigeri ihara muri gare ikintu cyambabaje cyansekeje no ukuntu naje nambaye mvuze ati ngo nje nabemeje ngo n'umuntu wambonayo ugati ngo uyu mwana atetse mu bakire kandi nikigerayo babandi bashaka ibideyi bikarito kandi gusanga imyenda nambaye niyo bakorana shaba samwambaye kimwe twambaye kimwe nangira sinzi ukuntu natanze yemba ngubitanye n'akana ndakabaza se ngo numva ibya iboro bavuza byavuvuzera nyine bivuza ku mupira yavuga ngo abantu bari kuvugira umupira ni he none hari ngo kuri stade i Remera haruguru kuri stade Amahoro stade Amahoro ndavuga ati ngari ku stade Amahoro nayumvaga tuzamuke kara kanyeshuri gato gafite nk'imyaka nk'irindwi turazamuka ndavuga se ugiye kwiga ngo ngiye kwiga turazamuka akaba kanyeretse kuri stade bandahageze bandaharebye hariho abantu nyine hari umusekirite nyine aza kuza kumbaza ndamuhamagara nyine aravuga ati ngo kwinjiramo ntabwo byemewe ndamubaza se ngo bisaba iki kwinjira ngo uzajya uza nko kuwa gatanu ngo nibwo uzajya winjira mu kuwa gatanu cyangwa ku cyumweru ngo barimo ibiraka arambaza ngo se none kuri hano ngo ubundi ngo wagiye mu kazi mbwiye akazi numva imbere yaho umufuka nsigaranyeho nk'icyatanu ubwo burije nahageze bwije bigeze nko masaha 6 tangira kwira mbona utangiye gucakara muri saa 10 nase saa 10 ndaryama utangiye kuba danje bya danje bibayiserera imbega ndavuga ati ngari kurabizi mwereka nze mbwira umujama nyine akomeza umuseketa akomeza arambaza ndamubwira ngo man ngewe ukuntu mbibona ngo umuntu wamamagaye ngo nze muri Kigali ngo nze ndangira akazi naho ngo ndi kumamagana nimero nicemo none nari mfite nimero namenye mu mutwe ariko iyo nimero ntabwo nari nkikoresha ariko nari nyizi mu mutwe nyine yawe ngari yanjye ndakuza kwita muhereza nimero ndavuga ati arambwira ngo mereze nimero tuyamagare twumve arayihamagara ni compose mama ngo yikuyeho sinzi nanjye kuntu biri bugende turakomeza turavuga ndavuga ati turamuhamagara nyine biranga arambwira ngo shanga ubu biragenda utetangira ko kuri nyine abantu ba Kigali abizi batajya bizera kwizera umuntu biragora ndavuga ati ngo ni danje ndakazi ubwo bahurije busate saa 12 z'umugoroba mbona ahubwo nkabona baracyari kare kubera amatara yarayiremera kuri stade abahaka hose ndavuga se man ngo arabiganizo nyine ndavuga ngo se ngo wahamagaye nimero za meri wawe ngakagufasha ngakaguhereza itike ukisubirira ariko man ngo naje meri atabizi ntabwo namubwira ngo ngewe ngo imereza itike ya meri nawe yari umuntu wanziraga nyine avuga ati ngo ntabwo mpita mvuga ati ngo ntabwo yayama uzanatuma amagare tamubwiye ikibazo bihuye nacyo ayaguha avuga ati ngo man ngo ntabwo byakunda ko muhamagara noneho aza kuza guhita ntiyapfa kubimenya cyane aza kuza kumbwira ngo subira agenda ute urarara hehe ndavuga ngo basi ndamubwira ngo ihangane umfashe none nanjye gutera aba Kigali imbabazi kandi imbabazi muri Kigali ntabwo zikorwa ntabwo zirya kira umujama atambwira ngo reka nze ndakubariza umujeni utuye ari uri gukora ari imbere mu mukirina utemba ari ikintu ari bugufasha aragenda aramurabura nyine arabimubwira ukuntu byagenze byose yene nabimubwiye ukuntu byagenze uburyo naje mu nyine aranje ahita umujeni nyine saa 10 we yataga nka saa 2 zigeze arasohotse arambwira ngo umwana ngo bambwiye ibibazo byawe ukuntu wagize muri Kigali kandi ko ni umwana mwiza ngo ngwino ngutware home umujeni babaga ari nk'abantu 5 bitambo wa gatandatu muri ghetto muri ghetto ariko ghetto irango nyine imeze ukuntu abantu none mu kugenda imvura yaratunyagiye za nkweto nazimazemo nk'icyumweru aze nyicyambara nakuzanika n'amasogisi nari mfite ngo ndanyambaye wenda ndeke kwambara ikirenge kuko umuntu uturutse mu kiba ntabwo atinya kwambara ikirenge ntabwo ubyitayeho
so ubwo rero niko nkajya nguma mu myenda nyagira ngo byatanje ngo turagenda turaryama noneho bukiye mu gitondo turaza turagarukana rwa rubaga ndarugarura byose byanyagiwe n'imyenda mfitemo yanyagiwe nzaruhahira oya naga iki nzaruhahira niyo bayeka mu mugongo ariko iyo baga sister yakundaga kujyana kurepeta kubera atwaramo nk'imyenda nk'ishuka ari buze agiye mu masengesho none nza kuza kuvuga ati ngo reka ndatwaye nibwo naruze nyine none ndanyagirwa bo mujene baracyari ariyambura nyine arahindura ngiye ntago nabifite yo guhindura kubera imvura yanyagiye kandi imyenda yanyagira nyine nayo ni yanjye ndayizana nyine ehwana ndizana aragenda ajya mu kazi nongera nsigara handi nabanje kubariza wa musekirite ndasigara nubwo tugeraho ntabwo yigize ateka ngo ni umunsi uciye we natariye ehwana ndavuga ati ngo noneho ndagaswe kambayeho numva nangiye gusonza ajyanywa amazi byatanje ajya ninywera amazi nyine araje arambwira ngo simane ngo biragenda ute umujene nawe bamwitaga Vincent nyine yari umuntu nyine ugize yari umuntu utari umuntu mubi kandi yari umuntu nyine urangwa udafata abantu nabi nyine ariko yitonda akunda no gusenga yari umudive ariko mu budive bwe ntabwo ajyaga gusenga arangije arambwira ngo ubu ngubu uri kubona muri wowe turi bugenze utenga ibikene biki kwakundi abantu ba Kigali nyine kuno atangira kukubwira yebwo haciye umunsi umwe mbonye aho kuryama bamuje nibigeze nimugora arambwira ngo mane babaje ni ngoro yatwararanye batanu bambwiye ngo ntabwo bari gushaka ko njya gusubirayo batakuzi avuga ati ngo ngaho avuga se uko nangiye gushakira ndengara niba ndabona kiyede none najye njya gushaka n'ikiyede nkakibura ewana ndakubitwa byatanje bitse iragenda iricuma ariko uwo mutipe yaje guhita mfata njyana iwabo ngo Vincent tujyana iwabo nibwo twetaga tujya Kacyiru nyine kubita ikitsi tujya Kacyiru njyana yagendaga mbwira nari maze nk'iminsi nk'itatu mbonga yeremera inshuro ya kabiri naje kujya gusanga abasekirite hano bakorera gari ya iremera kuri gare bakora ku nyubako nyine bacuruzamo imyenda ibintu byose baransaka muri umunsi wa mbere nabonye aho kuryama n'umunsi wa kabiri mbona aho kuryama umunsi wa gatatu nakubise nk'icyumweru mbo iminsi mikeya cyane iminsi ine niyo nabonyemo aho kutaryama iminsi ibiri cyangwa nabonye aho kuryama iwana dupapa nafite agapapuro ko kwandika naranze nimero ngo nzahamagara abantu uko nasizeyo mukunsaka ngo bashake nimero nahise nkakanja ndakajugunya kagenda kikaraga mu ivumbi nikaboneka ubwo hano hari bari banyine agataye kurenza nk'ukinjiza munsi y'imodoka ntibakabona ubwo ndaryama bucya mu gitondo nsanga wa musekirite nanone aza kungira imwe nyine none ahita nzana nyine anzana iwabo nyine aho abatu urumva anzana iwabo none anzanye iwabo nza kuza kuvuga arambwira ngo rero mwana reka nkubwire uko kuntu ubona bimeze gutya ngo ngewe ngiye kuzajya mu kazi wowe usigaye uri gushakisha amafaranga nyine nk'ikintu cyo turararira abantu ndangije cyo kurarira bageze ko bamujene umunsi wa kabiri byagenze bite rero nyine ubwo mujene twese dukomeza nyine arambwira tuba turajyanye nyine iwabo turajyana tugeze iwabo kumva arambwira ngo mani ngo ubu ugiye kuzajya usigaye uri gushaka amafaranga nanjye nyine njye gushakisha mbe ngiye nyine mu kazi yego bakenda bavuga ati ngo nta kibazo iwana iminsi icamo n'ikintu ndi kubona akazajya agasanga ndicaye gusa kavuga mani nabuze n'ahantu nkubita n'ikiyede pasi haraho najyaga gusaba ikiyede akavuga ndacyari mutoya tumvikana kiri umwana ubwo icyo gihe akavuga ati ngo ndacyari umwana rwose kandi iyo muri ngiye ngumva ko nshoboyemo ukuntu iwana ibintu byose ari fureshi ubwo ndicara hacaho nk'ibyumweru na bibiri turi kumwe nawe n'ikintu nkikibona iwana mujama none nawe ahita ambera ibamba ni ukuvuga ngo ahita agateka nk'igihe uri gupakira imodoka y'imigati kaza ngenda nkabapakirira nkacyura umugati ariko none ikintu cyaje kugorana byaje kuza ababera nyine ba nyiri ibyondo nyine bagaho
bahise bavuga ati ngo uyu mwana ngo ko mbona nta kintu yirirwa akora ngo yirirwa yibereye hano ubona we gahunda ari gute ubona utari kubara nabi avuga ati ndabyibara nyine nkajya mbirengagiza njye niryamiye nyine ntubyiteho arangije azakuza kuvuga ati ngo ariko nyine nawe aza kuza kubitekerezaho bukiye mu gitondo bamubwira nk'inshuro 3 bukiye mu gitondo atambwira ngo rero mwana dushaka ko uzinga utwaye wigendere ngo nta kintu kirimo kabisa ngo uzinge wigendere ngo uze kuza kureba ko hari ikiraza urebe nimba urabona undi muntu uragufasha ngiye ko nagufashe byaragije ntumwe ngo sengo arambwira ngo nta amafaranga uri kubona ngo dufatanye kwishyura inzu namubwira ngo ariko mwana ngo nanjye raza kuza gushaka kumubona ngayo uri wishyura ngenza yagusubiza nimara kuyabona mujene arangije aranyirukana nyine mpita nica bayingera ubu maze kumenya umujyi gatoya ntabwo ne nakabamenye imana ntabwo ne nakamenyeranye n'abantu nyine n'inziranye n'akajama gatoya nakongera ngo kari akamarine nyine nanjye yamenyera ahubwo namenyeranye n'abantu akinyirukana ubwo nese menyerana n'abajama b'abanyeshuri bakajya ngo nanjye rikavukira Kigali kugira ngo ndahamenyere bajya kwihuza nabo kandi ngende ndimo ndababariramo nihuza nabo tukajya dutambika ku Kinamba abona baje kundeba tukajya ku Kinamba nyine ntuburi nabaga nyicicaro aho ngaho nyine yanyirukanye kazaza agakingura yabagaje nyine ngahita nigendera abona najyaga kwira nyine ari umumeri nyine wari warambwiye ngo nzajye ngenda iwabo ngo ndyame ndagenda nkagenda nyine nkaryama tu nkagenda nkaryama ni ukuvuga ngenda nkaryama umugabo we yazaga nijoro nyine abantu nyine nabo bari mu bantu bamfashije cyane nk'igihe muri Kigali cyane ahubwo ese muracyavugana abo bantu abo mumeri turavugana turi inshuti cyane nukurikirana nka TikTok yanjye uzamubona aho turi kumwe ariko nyita umwana we kuko n'uwari ni nk'undi umwana kuko yamfashije ibintu bikomeye cyane muri Kigali ngo turabana umumeri turabana nafite n'abana nawe barakodesha ariko tukabana akodesha iwana agacamo nk'igihe kuvuga ngo aza kuza kumbwira ngo rero ngo hari abantu bagiye kuza kunsura ngo urebe ukuntu uri bubigenze ndavuga ati ngo nta kibazo aravuga ati ngo kandi ngo bazajya bararana ntabwo uzajya ubona ahantu urara kubera abo bantu arambwira ngo kandi bazaza ku itariki n'iyi iyi mpita ngiye gushaka ikiyede none n'ibisazi ikiyede mpita mbabwira ngo mureke nkore ngo muzankata mu mafaranga mfite mu mafaranga nimubona nitaye gukora neza muzankata mu mafaranga nzaba narakoreye genda bibemereye ndagenda nyine ndakora nza kuza kubona ikiyede njyanye n'undi mujene nyine twakundaga kumarina nyine dusa nk'abakora utuntu tw'utumarine mu kuntu tugiye kwirira ahantu capati babajugunye nyine ehwana kugenda tukazirya turazirya ariko ubuzima buranza arangubita bankaranga byatanje iwana sirankakaza ndavuga ati ngo rimwe nkajya nekereza ariko nubwo ibyo byose byabaye ntabwo nigize ngira igitekerezo cyo kuvuga ngo ngiye nisubiriye home reka kuko ngiye nagumye aho ngaho ubuzima buranza arangubita hacaho nk'amezi 2 wikiri kunkubita none nigega no kurya capati iguzwe n'ibishyimbo navuga ati ngo kunda capati ngumva ngo capati ngajya kumva ngo ni igihumbi ibishyimbo byasenyese umva amafaranga nayo mfite kumva nago bibaho capati ziragura desa aho namenyereye nyine natangiye kujya nisanga ahantu bazigurisha na desa turuwaza gutya ariko ubuzima bwa Kigali naje kuza gusanga ari bwa danje ari bubi cyane bidahura ntago bihura ntago ubuzima bwa Kigali buhura n'amafaranga wo gukorera sinzi impamvu amafaranga ya Kigali niyo uyakorera uza kwisanga utazahananyura nyine n'ubundi none ubwo nzakuza gukora ikiyede ndakora mwana umere naramwizeye cyane nkajya nkoresha uburyo bwose bushoboka yanyizera nyine navuga ko ndi ikirara cyaje kumuna ariko nawe naramubeshye ko ari nimero nigize kuza gukoresha nyine inza barazanga zanga gucamo nyine nawe aza kuza kumenya ibyanjye so ubwo ngubwo ikindi nkiko aravuga ngo ugende ushaka ahantu kodesha inzu ubu yibamo uzajya uza kudusura tugenda ndayishaka yisanga n'ahantu hatari heza inzu ya 20 nayikodeshaga 25 ari inzu utari nziza nyine nta n'amakaro ari sima mbega nyine ko akundi kwanjye wana ubu gishakisha ubuzima aravuga ati ngo kambe kugibamo nubwo ubwo ngubwo
turashakisha gutyo ubwo nyine ku kazi icyumweru cyo kirasoje ndi gukora akazi mbabonye yo kwishyura inzu baba baratwirukanye turasubikana turi nk'abantu nka 4 nirinde gushakisha ahandi hantu mu gushakisha ahandi hantu tuza kuza kuhabona nyine njye n'undi mujene nanone hari n'umukobwa tugendana nyine tuza kuza kubona ahandi hantu turakora haza kuza umuntu aratubwira ngo ariko nganga mukora ni iminota mike hagati abirukanye ahubwo mureke mwishakira ahandi kuko ngo yari umwenjeniyeri wabo turagiye tujya gushaka none mara nk'amezi nk'5 ndi kwiruka mu bintu by'ikiyede byarasaze abantu ari ibisazi gusa nza kuza guhamagara umujeni nyine Nyagatare ndamubaza ngo tumeze ute sinzi kuntu kwa kundi buri muntu nza ubu kigura telefone gishyushye ugatangira kwandika WhatsApp ubwo no mu rugo none ahaciye nk'amezi nk'3 bataziyomba kwandika WhatsApp uko ufata akantu sinzi kuntu postinze ifoto kuri TikTok ubona yanyandikiye aravuga ati ngo wamaye nimero zawe ndazimuhereza nyine nta bintu nije ko nabonaga n'undi naramenye ikihe cya gisigaye nakuvuga ngo wankora muri Kigali wagiye he ngo taha reka byabagaho kandi nagiye none naje mu Kigali natarava no mu ishuri ahubwo nyine kuri izo boro zabaye zatumye n'itandane rivamo nubwo ndaza nyine ndaza turakora nkajya nkora ikiyede wana biba gutyo ndakora amezi 5 aricuma amezi 6 abaguyemo sinzi kuntu ukwezi kwa 7 kwaje kugwamo none mu kwezi kwa 6 nabanaga n'umujeni nabaza kuza guhamagara andi bajeni 2 tubana muri yanzu kaje dufatanya kwishyura inzu no umuginga rero kuntu iyo umwaka wakugwiririye ari wo wajya ngo babahamagare wajya ngo babiguhamagariye naje guhita ndwara malaria none ndi kumwe n'abajeni none mu kwirwara wa mujeni aza kuza abonye tubaye benshi mu nzu aza kuza guhita ava muri yanzu ajya ku ruhande ajya kubona n'undi mutipe yabaga wenyine dusiga turi 3 muti 3 umwe bitaga Yive nawe ahita kwamara aracabayinga arigendera ajya kubona na bakuru none uwo mujeni nyine asigara n'undi mujeni umwe nyine mbona nina maragenda nanirana ukabona ntago tubanye ndavuga ati ngo nza kuza guhita ndwara malaria anyije mu kurwara manirwaye n'icyumweru ewana ahantu urwara n'umuvandimwe muri kumwe atazi ngo wararwaye urabona ko urwaye ariko muri nyine atumva ko ushonje kandi umuntu urwaye akeneye kurya amana akeneye asabwa ibiryo byinshi kugira arya malaria ikagenda none nararwaraga nkahita mpinduka ewana mpita nkubita k'umweru natajya mu kazi tuye mu kazi aravuga ati ngo ntabwo njya gukora ngo wose bukubonye na no guhamagara aravuga ati ngo ariko nararwaye baravuze ati ngo nzane ibipapuro by'uko nagiye kwa muganga ngiye nakize natajya kwa muganga nubwo njya kugura imiti muri farumasi ndangije mujeni ndagaswe nanjye navuga ati ngo reka teke wenda bavuge ngo reka teke ngo ndye cyangwa ngo turye kagiye beta nk'umugize nko masaha 12 cyangwa saa 2 avuye mu kazi yari cyangwa atajya kwishakira ahantu irango muri restaurant ubwo nkabipowa nyine ewana kazagiye mbo gutyo ariko wa mumeri nge nubwo narwaye wa mumeri abanje kumfasha yakundaga kuza nyine akaza kangaburira kongera agasubirayo ko nakira nkajya kumusura mujeni twabanaga naza kuza guhita kwamata yitahira nyine aza kuza kuvuga ati nanjye nditahiye ubwo baratashye basigaye muri yanzu none ngiye nyine none ndavuga ati ngo uzi ukuntu bimeze atarataha nambwiye ngo ngiye ntabwo umeze kubana nawe nahise nyine ndamubwira ati ngo ubitewe n'ibyo nabonye ndwaye ibyo wakoraga utavuga ati ngo reka uteke nzayagusubize n'amafaranga mfite ndayivuje reka njye nishakire ukuntu ngiye nibera mu nzu yanjye ntabwo ume ngiye nyimusigamo nsa nk'uwimuka njya ku ruhande ngiye kumva numva yagiye bafata n'imyenda yanjye barayijyanye mu kwezi kwa 6 kwezi kwa 6 ubwo yahise agenda arayijyana imyenda kandi ikintu kisekeje atwaye imyenda yanjye turanaturanye muri Nyagatare iki cyatumye rero mpita nsubirayo iki cyanatumye mpita nongera gutekereza home ndabahamagara ngo umujeni yantwariye imyenda w'umutipe murokore mu mwaka mu inzu nyifata
rero twebwe imyenda mishyashya nayo naguze nyine kuko kuno utangiye kwiyubaka nyine ubona utangiye guhinduka ubuzima barayitwaye umucama njya kugenda noneho n'iki jama twari tunaziranye tunabana muri quartier barahijyanye noneho njya kugenda ngiye kuyizana turatongana ngo mu gusubirayo nta n'umuntu yigize ubona ko nasubiyeyo nagiye ringa nijoro tubikora izo boro tuzikoresha ringa nijoro ariko narayeyo umunsi umwe birangira bitarangiye buka mu gitondo tuhita tubyinjiramo nyine bigeze mu masaa yine bampa ibyanjye yarantwariye n'ishuka abantu nikatirana nyangaruka i Kigali yaranjemo cyane ndaza noneho ku kwezi kwa gatatu kwa kurarangiye kwa karindwi kwa kurangiye ntangira none mitanangiye kwezi kwa karindwi ndakora ubwo noneho ukwezi kwa karindwi mbageze ku itariki zirindwi zirindwi z'ukwa karindwi zikuntu nyine n'ukuntu nyine uba wiyemereye ukuntu kumva nyine nimba nk'Imana yaraguhanuriye ahantu ikavuga ngo ngwino uzi buriya ikintu naje kubona Imana iyo igukeneye ku kintu runaka yirakwiihamagarira ubwayo kandi ikabinyuza mu nzira utamenye ati mwana wanjye akira mwana wanjye akira urebe ko bimeze urebe ko ababagira nabi bakugenda bashakaga gutera ikirenge muri wowe uzabakomeza kubasiga nk'uko byari bisanzwe Yohana sinzi ko nari ndyamye nyine umuntu arampamagara sinamwitaba ndakomeza ndaryama nyine sinamwita kuko nanarushye mvuye mu kazi k'ikiyede wana abizi ikiyede gukubita beto bya danje abari ibisazi man abari ibisazi akazi k'ingufu bisa akazi k'ingufu none usanga umuri wa jene nkatwe tudakunda no guteka ariko ngiye kumva numva arampamagaye bitotsi ndamwihorera ndakomeza ndaryamye aravuga ati ngo nimba yarahise atanga nimero zanjye azihereza nyine umuntu wenda agakunda kumbe yashakaga kumuza n'umuntu ndangira akazi abantu niwe nimero zisa n'ubifite oya nimero z'uwo muntu bose nta nimero zabo nifite numva nyine we yatanze nimero igeze nko masaha 6 z'ijoro burakere kuwa gatandatu turahembwa mu kiyede bahembaga ariko kuwa gatandatu tutarakora turagenda tugiye kwenda amafaranga gusa ubwo bafashe boro nimero zanjye yari azifite wowe twari duturanye arazitanga we nanze kumwitaba azihereza uwo nguwo amamagara kuri fone ari bwo mwitaba ambwira ngo ko ngukeneye ko nshaka gukora akazi ndamubwira se n'akazi kameze gute ngo ni akazi ko gukora muri hoteli ibintu runaka ndavuga ati ngo okay ngo se bahemba ngaho ndira umushahara mpembwa ndavuga ati ngo nta kibazo ngo ndaza arambwira ngo mu gitondo nka saa 4 ngo nzabe ngo ngeze kuri convention ngahita ndangira nka saa 4 yambwiye rero kugira ngo mite nkomereza ko mite nkora shifuti mite nyitangiriraho ngera ku kazi nyine tu saa 4 saa 1 nari ngeze kuri convention kuko nari nyine nyakazi byazanje ninga kimye byazanje avuga ati ngo ese ko nakubwiye saa 4 ukabageze saa 1 saa 2 zitaranage avuga ati ngo numvaga ndatinda kugereza abandi avuga ati ngo ndagenda ndavuga ati ngo nta kibazo ndabiyemera ndavuga ngo ndabizi kazi kose ngo ndakazi mbikora ku murongo nsangamo umujeni wari umenyereyemo aranyigisha kakajyanye no gukora ibiki akazi ni ngombwa ngo nkababwira oya nta kibazo bari ibanga akazi kanjye ni ibanga ko muri hoteli ntabwo bisaba ngo nkavuge wenda si ubukirina si ugukora iki so ubwo rero birangije nzakuza kuvuga ati ngo arambwira ngo ko nakubwiye saa 1 kuva bageze saa 2 saa 1 ngo numvaga ndatinda ukagereza undi muntu ngo nta kibazo ngo tugenda turinjira arambwira ngo ndiyandika agenda njya ahandi nawe ko ndiyandika ndazamuka hejuru barambaza ngo usubize icyongereza nta kintu none ni muri hoteli y'abahinde abantu kandi ukora umuntu wese ufitanye nawe ukumva bose bari kwivugira ikindi kirimi wowe bikwinyurira hano nta kintu uri kumva ariko bigenda biza gake gake kongereza ngenda nkamenya gake ko nasobanura navugana n'umuhinde mu kuntu nyine akongeza gasanzwe karaho kubera kumenyerana nabo arambwira ngo unyeshe bose wawe ndamureba ariko none ubwo anyereka umushefu nyine turi inshuti nyine ndavuga ati ngo nta kibazo ndagenda nangira akazi ndakora ariko nyikigeramo
harimo abajeni babiri, harimo umuntu w'umusaza anzira kubi, ahora ajya kungambanira buri kanya ngo uyu mwana mumwirukane ngo ni mutoya, ngo mumwirukane wana ngo nta kintu ashoboye. Avuga se umusaza yibwumvugaho ibintu ngo nta kintu ashoboye, kandi nta akazi kose nkakora ku murongo. Nubwo nkora nk'umunsi umwe undi bahita bankubita ijoro ntataramenyera n'ibintu byose byo kubikora. Bwakiye mu gitondo nta ikintu ndadaringa ngo bavuga ngo ibintu byose bigiye ku murongo ngo byodaringe neza. Rero icyo gihe naje gukora nahise nigira, ndavuga ati ngo reka mureke nyine kwa guca intege kw'abantu. Ewa ndakomeza ndakora ariko nari ndi umujama nyine nawe ndi umujama nawe arambwira ubundi ngo ibi bintu uzabishobora. Akajya avuga ati ngo akajya nyine inkuru zikajya zivuga nyine ngo burangwa mu mwirukane ngo nta kintu ashoboye. Ariko nyine ngene naramaje nangiye kwihuza n'abashefu bankoreshaga nyine abayinde, ndi kubigira inshuti cyane. Buriya ushaka ukuntu ugira inshuti cyane ku muntu uzaguhemba, kwita igize inshuti cyane ukajya umwereka ko wibereye ku ruhande rwawe, aho ngaho ntabwo gufata neza, usanga nakwanze nyine. Birarangira gutyo akazi nkakora gutyo, ubwo cya kiyede ndagisezera byatanze. Kigali birabaye nyine mpita numva ko mpindutse muri ngiye muri Kigali. nuko wayinjiye Kigali banda yinjiye byatanje, numva ewana cyaza ndavuga ati ngo ubwo noneho mpita mvuga ati ngo ninzi mva mureka mpite nyereka ngiye mu yindi. ubona unahinduye inzu. Yakoraga n'ukwezi, yakoraga n'akazi k'ukwezi, ariko njyewe